turabashuje bene data na bashiki bacu bari hirya no hino ku isi. Ngewe ubasuje nitwa Muhozi Variante cyangwa se Vari, nkaba mbahaye ikaze hano kuri channel ya YouTube Bohorwa Official TV. Iyi ni channel ushobora gusangaho ubutumwa bwiza, ni channel ushobora gusangaho ijambo ry'Imana, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni channel ushobora gusangaho ubuhamya butandukanye buba bwarabaye ku buzima bw'umuntu, ibitangaza bikomeye Imana iba yarakoreye umuntu. Rero imbere yacu nk'uko mubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana twatumiye muri studio yacu, yaje kutuganiriza ku ijambo ry'Imana. Mbere yuko tumwakira akivuga kugira ngo bene data badukurikiye bamenye ese ninde turi kumwe, ninde turi kuganira ku ijambo ry'Imana, agiye kubanza asenge, namara gusenga yivuge, ubundi dukomeze mu kiganiro cyacu. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nkuko umukozi w'Imana ambwiye ngo reka mbanze nsenge, reka nsenge. Mana yacu, Mana nziza, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana twizeye. Turagushimye, turaguhimbaje muri uyu mwanya. Turagushimye ko warinze ubugingo bwacu, turagushimye ko warinze imibiri yacu, ukarinda imiryango yacu, ukarinda n'abacu. Nushimwe nuhabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya nyemerera imitima yacu Uwiteka Imana yakire kugira ngo uze utwishimire, kugira ngo imbaraga z'ijuru, imbaraga za Mwuka Wera zize zituyobore, kandi muri uyu mwanya uduhereze ubwenge budasanzwe, kuko uri Imana itanga ubwenge. Nyemerera rero uzubane natwe mu biganiro tugiye kugirana. Turakuraritse Kristo, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Mukozi w'Imana urakoze, wakomeza wivuga kugira ngo bene data bamenye uwo turi kumwe ninde, uwo turi kuganira ninde. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kamuntu Jean Paul, umukozi w'Imana. Yego. Mvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Amen, amen. Jean Paul, Imana iguhe umugisha, urasa neza cyane vraiment. Urasa nk'umukozi w'Imana koko. Nigeze kureba ubuhamya bwawe ku channel ya YouTube. Mbona Imana yagukuye ahantu hakomeye cyane. Nagiye nkurikira ijambo ryawe ahantu henshi wagiye wigisha, mbona hari ikintu Imana yagushyizemo. Nukuri Imana iri gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Ntacyo nayishinza, tubeshwaho n'ubuntu bw'Imana, si kubw'imbaraga zanjye ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Amen, amen. Nukuri biragaragara, uyu umuntu akorera Imana abasa neza vraiment biragaragara. Sasa uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo ryo muri bibiliya, tubona muri Matayo 5 umurongo wa 3. Bene data badukurikiye bose bafata Bible tugasoma uwo murongo. Matayo ibice 5 umurongo wa 3. Yego. Haranditswe ngo hahirwa bakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wow, amen. Hahirwa bakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umukozi w'Imana Jean Paul, kuki Yesu yavuze aya magambo? Aya magambo yarashatse kuvuga iki? Wasobanurira gute abantu badukurikiye icyo Yesu yarashatse kuvuga? Uyu mukene bari kuvuga muri bibiliya ni umukene umeze ute? Ni umukene umeze ute ku buryo umuntu udasobanukiwe neza ijambo ry'Imana abasha kubyumva akabisobanukirwa? Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ikintu kintangaje ni uburyo umbajije ku ijambo wateguye. Ariko ntacyo bitwaye, turi abakozi b'Imana kandi burya twebwe nta kintu tuzi. Imana niyo izi byose, ariko dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Amen. Uko mbyumva nuko mbibona, ahangaha ni Yesu yabwiraga abahiriwe abari bo. Amen. Ku murongo wa 3 hatubwiye ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abenshi dukunda kubyitiranya tukavuga ngo kubera yuko ndi umukene, ubwami bw'Imana ni ubwanjye. Ariko Bibiliya ishatse kuvuga iki? Umukene mu mitima, cyangwa se umuntu ukennye mu mutima we, Bibiliya yashatse kuvuga
abenshi baravuga ngo ni abantu bahora bashaka Yesu, ngo ni abantu bahora banyotewe ibya Yesu, ngo ni abantu batari basobanukirwa ikintu na kimwe cya Yesu, ngo ariko bifuza kugira ngo bakimenye. Niko benshi bavuga. Ariko hano umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Inzara n'inyota byo gukiranuka, abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abo ngabo ngo bazahazwa. Ariko Yesu icyo yavugaga, ntabwo yavugaga umukene uyu nguyu ubura ibyo kurya, ubura ibyo kwambara, ubura harara. Ndagira ngo mbabwire umukene uwo ari we. Yego. Buriya nimba ari ikintu kigora cyane, nubwo uwo mukene nawe ariyo fondasiyo y'ijambo ngiye kuvuga, ariko nimba ari ikintu kigora cyane ni ugukiranuka imbere y'Imana, uri umukene, udafite ibyo kurya, udafite ibyo kwambara, udafite aho kuba, biragora cyane mu gukiranuka. Rero umuririmbyi wa 5 yaravuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranyijemo kugira ngo mbe inshuti ye. Ni ukuvuga ngo Yesu, wa mukene Yesu yashatse kuvuga ni uwuhe? Ni wa wundi yatoranyije adafite namba mu buryo bw'umubiri, adafite namba mu buryo bw'umwuka. Bishatse kuvuga ngo nta by'umubiri yari afite, nta n'iby'umwuka yari afite, kuko atari yagasobanukirwa Yesu wari. Ni ukuvuga ngo igisobanuro cyabyo, Yesu umukene yashatse kuvuga ni wa muntu udafite ikintu na kimwe, yaba mu buryo bw'umubiri yaba no mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka uwo muntu aba yarasobanukiwe Kristo, tagira ngo mumusobanukirwe neza. Yego. Aba yaramenye Kristo, ariko hari igihe umuntu Kristo amuhamagara akamuhereza impano. Akamuhereza impano yo kuririmba, akamuhereza impano yo guhanura, Kristo akamuhereza impano yo kubwiriza. Yego. Uwo muntu bigenda bimufasha, izo mpano zigenda zimufasha mu gakiza ke. Ariko noneho wa muntu mu buryo bw'umwuka udafite impano n'imwe uretse guhagarara mu gukiranuka no kuba yarasobanukiwe ijambo ry'Imana, no kuba Yesu yaraje akuzura muri we, akumva nyotewe na Kristo, akumva bari kumwe ibihe byose. Ni ukuvuga ngo nta mpano zimusapotinga mu gakiza ke afite, ariko yasobanukiwe neza Kristo uwo ari we, yuko ari Kristo utanga ubugingo. Yego. Noneho no mu buryo bw'umubiri ni wa muntu no kurya usanga bigoranye, ni wa muntu no kwambara usanga biba bigoranye, ni wa muntu birukana mu nzu, ni wa muntu uhora ahangayitse. Yego. Ariko Yesu yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwawo. Wa muntu ukiranuka nta kintu afite mu by'umubiri, wa muntu ukiranuka nta sapoti y'umwuka, y'impano z'umwuka afite, ari uguhagarara ku ijambo, agahamya Kristo, agakomeza amuhamya, agakomeza avuga izina rye, nta yindi sapoti yo kuvuga ngo nduzura mwuka wera. Wa muntu uhagarara ku ijambo yabwiwe cyangwa se yasomye mu ijambo ry'Imana, ahubwo agakomeza agendera mu ijambo ry'Imana. Uwo muntu mu by'umubiri nta kintu afite, ndetse no mu buryo bw'umwuka ibimusapotinga ntabyo. Rero uwo muntu biragora gukizwa, biragora gukizwa cyane, biragora gukizwa cyane. Yesu ni umuhanga, uwo muntu ngarahirwa. Jean Paul, tukiraho, ese koko umukene mu mutima azajya mu ijuru koko? Urakoze cyane. Bibiliya iratubwiye, benshi cyane usanga biba bigoye cyane, kuko umuntu araburara akitotomba, umuntu arabwirirwa akitotomba, umuntu arabura ibyo kwambara akitotomba, umuntu baramwirukana mu nzu akitotomba. Ni ukuvuga ngo uwo muntu biragoye cyane, biragoye cyane, biragoye cyane. Niyo mpamvu na Yesu yavuze ngo harahirwa, harahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ntibivuze yuko badahari, barahari, badafite iby'umubiri ndetse na sapoti y'umwuka ibasapotinga kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza cyangwa se bakiranuke, bitewe nuko hari birimo bibamotiva.
nabyo ntabyo afite uretse umwuka wera uri muri we agendana nawe atazi yuko amufite. uwo muntu rero niwe uzahirwa, wa wundi uzanesha ntabyo afite. ntago umukene ubwami bw'Imana burahari, azabugira pe. Kristo azamuha ubwami bw'Imana kuko azaba yaranesheje. Yego. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Ese ko abatizera cyangwa se abafite kwizera guke bavuga ngo aya magambo Yesu yavuze ntabwo areba abanyamahanga cyane ngo ni ay'Abisiraheli, abandi ngo ni imfashanyigisho. Abantu nk'abo wabasobanurira iki ku ijambo ry'Imana ko ritareba Abisiraheli gusa, ko Yesu atabwiraga Abisiraheli gusa? Urakoze cyane. Kristo yazanywe no kugira ngo aducungure. Yego. Nicyo cya mbere. Yazanywe no kugira ngo aducungure, nabwo kubw'urukundo rw'Imana. Yego. Kuko ijambo ryarambwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uzizera Kristo, uzizera w'Imana yohereje, kugira ngo atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ni ukuvuga ngo rero kubw'urukundo rw'Imana Imana yacu yemeye gutanga umwana wayo, uwo mwana nawe akemera akabumbura igitabo cyari kirimo imibabaro n'imiruho, akaza gucungura umwana w'umuntu. Yego. Bivuze ngo ntabwo ubutumwa bwazi abanyayisiraheli gusa, natwe abanyafurika ako gakiza karahari, kandi ako gakiza ntabwo ari akumwirabura cyangwa umuzungu. Agakiza ni aka twese, buri muntu wese Kristo yamugiriye ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Umukozi w'Imana Jean Paul arakoze cyane. Bene data mudukurikiye hirya no hino ku isi, icyo tubasaba inkunga yanyu ni ugukora share na subscribe kugira ngo mugeze kuri bene data bari hirya no hino batandukanye, bumve ijambo ry'Imana, bumve indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Hari abantu benshi bafite ibikomera, hari abantu benshi batakigera mu nzu y'Imana kubera impamvu runaka, yaba akazi se cyangwa se n'izindi nzitizi bahura nazo, ntibabashe kugeraho Imana ivugira mu bakozi bayo ariho mu nzu y'Imana. Ariko iyo ukoze share iri jambo rikabageraho, babasha gufashwa aho bari, yaba ari mu kazi, yaba ari mu rugo, yaba afite n'indi migozi muboha ituma atagera mu nzu y'Imana, abasha gufashwa. Ntabwo rero yafashwa utamwohereje ubwo butumwa ariyo share bibashe kumugeraho. Rero turabasaba inkunga yo gukoresha kugira ngo bibashe kubageraho aho bari hirya no hino ku isi. Tugarutse n'umukozi w'Imana Jean Paul, ndashaka kukubaza ikibazo. Ese Yesu ko hano muri Bible ko ndi kubonamo yibanze ko ngo hahirwa bakene mu mitima, ese habaho n'abakire mu mitima? Ese niba habaho abakire mu mitima bo ni ukuvuga ko ubwami bwo mu ijuru batabugenewe? Turagira ngo usobanurire abantu bose badukurikiye hirya no hino babashe gusobanukirwa ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse. Urakoze cyane. Ubundi biba ari byiza yuko twisunga Bibiliya kuko ni ibyanditswe byera. Yego. Ariko reka mvuge urugero kuri Lazaro na Nyamutunzi. Yego. Birashoboka yuko Nyamutunzi yasengaga. Birashoboka yuko yari umuririmbyi, yari umuvugabutumwa. Yego. Ariko ibyo akorera mu rugo Imana ntibibyishimira, kuko Lazaro Bibiliya itubwira yuko yaryaga ubuvungukira bwatakaye ku meza, imbwa zikabaho neza. Yego. Rero Bibiliya umutunzi ikunda kuvuga cyane, ni umutunzi umeze nk'abafarisayo. Ni abantu bumva ko bazi kandi mu by'ukuri nta kintu bazi. Ni abantu bumva ngo bakijijwe muri 70, 60, cyangwa se ngo basomye Bibiliya cyane, ngo ntabwo bakongera kuyisoma, ngo ibyo bazi barabizi. Ni abantu babona umuntu yuzura mwuka wera akavuga turiya muntu se n'ibiki arimo, ati biriya twebwe twarabirenze. Nyine abumva ko bazi, abo ngabo nibo Bibiliya ivuga ngo ni abatunzi. Ariko nyamara bo bagaragara nk'abafite ariko badafite. Ariko mu by'ukuri nubwo wamukene nahoze nsobanura, nubwo nta by'umubiri afite, ndetse n'iby'umwuka bidahari birenze,
kuko bibiri ihora itubwira gatandatu aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko bazahazwa. Ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese wumva ashaka ubwami bwo mu ijuru agomba guca bugufiya, agomba kumva yuko nta kintu azi, kuko Imana niyo izi byose kandi Imana niyo idushoboza kugira ngo dukore ibyo ishaka. Rero abo bakire ni abafarisayo nyine bambara amategeko mu gahanga bakavuga ati twebwe turazi. Rero abo nibo bakire kuko ubutunzi bwo mu isi n'ahantu buhuriye n'agakiza. Ariko nimba ari ikintu kiryoha nabonye, ikintu kiryoha ni ukuba hari ikintu Imana yaguhaye, yaraguhaye ubutunzi bwo mu isi, wuzura n'umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Utera haleluya bikagenda neza, ukaririmbira Imana wumva bikurimo, ku buryo ugenda mu muhanda abantu bakavuga ngo uriya muntu yarahiriwe, uriya muntu ni umukozi w'Imana. Wagenda mu muhanda bakavuga ati uriya muntu Imana yaramuhaye afite ubutunzi bwo mu isi. Gukizwa ufite iby'umubiri ufite n'iby'umwuka ni ibintu biryoha cyane, nubwo bigora kuri benshi ariko ni ibintu biryoha cyane. Nkaba nabwira abantu bafite ubutunzi gushaka ubwami bw'Imana nibwo bizabaryohera cyane, bakagira amahoro mu mutima. Wenda usobanukiwe. Umukozi w'Imana arakoze kudusobanurira, nge nabashije gusobanukirwa ku giti cyanjye, ariko abadukurikiye ufite ikintu yabaza dufite cano wajya wandika kugira ngo tuzabashe kugusubiza nk'icyo kibazo. Umukozi w'Imana akareba ibyanditswe akagusubiza. Mu by'ukuri arakoze cyane kudusobanurira. Turimo dusoza, reka umukozi w'Imana agira ikintu arenzaho cyo gukurotira kino kiganiro cyacu, kuko ndabona umwanya wagiye. Umukozi w'Imana agira icyo urenzaho kugira ngo dukurotire. Urakoze cyane. Icyo narenzaho ni ukubwira abantu yuko Kristo abakunda. Ni ukubabwira yuko Kristo abakunda, kandi ikintu cyamuzanye mu isi ni ukugira ngo abadafite amahoro yabahe, ababuze ibyiringiro abashyiremo ibyiringiro. Yego. Kandi nkabwira abantu bahora bavuga ku bantu ati uriya muntu ni umutekamutwe, kuko hari igihe kigera umuntu agakorera Imana akavugira Imana nta n'amafaranga, ariko mu by'ukuri Imana imwishimira pe. Yego. Akora iby'Imana ishaka, nk'uko bibiliya yatubwiye ngo hahirwa bakene mu mitima. Mu by'umubiri ntabyo afite, ariko yifitiye iby'umwuka. Ndetse ugasanga barimo bamucira imanza, ariko ndagira ngo mbabwire bene uwo muntu atungishije benshi. Ni ukuvuga ngo tugaragara nk'abatariho, ariko nyamara dutungishije benshi. Yego. Nyamuneka we kuba uryama bikemera, hari abantu barara mu butayu bagusengera. Kuba ugenda mu muhanda abandi bagakora impanuka wowe ukaba uriho, hari abantu bagusengera. Hari abantu bataryama basengera ubwoko bw'Imana. Hari amasengesho y'abera akura abantu mu kabari. Hari amasengesho y'abera basenga umusinzi akambuka ikiraro kandi yasinze akagera imuhira. Hari amasengesho y'abera basengera ubwoko bw'Imana butari bwasobanukira ijambo ry'Imana. Ayo masengesho akabakoraho bigatuma Kristo aza akabavana mu magana y'abanyabyaha, kuko twese twavuye muri za karande, twavuye ahantu habi cyane, ariko kubera urukundo rwa Yesu nicyo cyamuzanye mu isi. Icyo nakongeraho rero byari ibyo ngibyo, ariko mureke duhanga amaso Imana. Waba uri umukire waba uri umukene, senga Imana. Ntabwo Imana irobanura ku mutoni, iguze icyo Imana yanga umuntu wishyira hejuru, kandi yanga umuntu wumva ko hari ibyo azi. Ni ukuri rwose ndabihamya, umuntu wishyira hejuru nabi biravuga ngo uzishyira hejuru nzamucisha bugufiya, uzicisha bugufiya nzamushyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana Jean Paul arakoze. Kamuntu Jean Paul, Imana ikomeze kuguha umugisha n'amavuta menshi, igomeze kwagure ikugeza aho wifuza kugera hose, kandi ugomeze gusengera impano yawe y'ijambo Imana yagushyizemo. Mu by'ukuri ufite ijambo muri wowe. Rero turashima Imana ko twatangiye neza tukaba dusoje neza. Icyo nsaba bene data, nyamuneka mukore share, mukore subscribe, musangije bene data hirya no hino ku isi batakibasha kugera mu nzu y'Imana, babasha guhumurizwa n'ijambo ribasanze aho bari. Twabonye ko indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zigira imbaraga,
zizamura muri wowe ukongera kumva gukumbura ibihe byawe bya kera, ukongera gukumbura kugira ubusabane n'Imana. Harimo abantu batakigera mu nzu y'Imana kubera impamvu runaka cyangwa se ibikomere bahuye nabyo, ariko iyo ahuye n'ijambo ry'Imana ahantu rirongera rikamuhindura mushyashya. Iyo ahuye n'izo ndirimbo ziramuzamura agahinduka mushyashya, agakumbura mu nzu y'Imana, akumva yongeye gukumbura ibihe bye bya kera by'ubusabane bwe hagati ye n'Imana. Rero umukozi w'Imana nk'uko twatangiye asenga, agiye gusoza arimo aradusengera kugira ngo dusubikire hano ikiganiro cyacu, tuzagaruka ubutaha. Tubabikiye byinshi, mujye mukurikira kuri iyi channel Bohorwa Official TV, tubafitiye byinshi cyane biri imbere, byinshi cyane. Karibu umukozi w'Imana usenge dusoza, ubundi tuzagaruke ubutaha. uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, turagushimye ko wabanye natwe, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Nyemerera muri uyu mwanya Uwiteka Imana twari turimo tuganira nawe, turagushimye cyane. Nyemerera kandi ubutaha uzabane natwe kandi uzadushyigikire. Nyemerera imbaraga zawe igihe cyose zijye zigendana natwe, kandi ndasengera abantu, buri muntu wese wakurikiye ijambo ryawe, kugira ngo umuhe umugisha. kandi Uwiteka Imana ntakagire uwumva yuko ari umukene mu mubiri ndetse n'umukene mu mutima, ahubwo yumve yuko agomba gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka uko bwije n'uko bukeye, kandi kugira ngo duhore tugira inzara n'inyota byo kumva yuko twasobanukirwa Imana, tugasobanukirwa n'imirimo Imana ishaka yuko twakora. Nyemerera rero muri uyu mwanya ukomeze kuturengera, ukomeze kurengera ubwoko bwawe, ukomeze kubahagararaho. Ni mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen.